Hello guys, amazina ni yandi nyine mumenyere M&D. So uyu munsi ndi kumwe n'aba gentlemen. Ngenda baza ariko mwe ntago mubaze. Bagiye kutwibwira amereye ibumoso bwanjye, sibyo? Amazina watwibwira? Nge nitwa DJ Bima. Umbwiye BMW? BMA. Oh, mwihangane ni yamyigiri iri hasi. So murakoze, wowe witwa? The big talent, Mr. Kayus, umwami w'inzuki. Hello. Mr. Kayos. Mwami w'inzuki. Okay. Mwakoze nyine turi kumwe na DJ tukaba turi kumwe nande n'umustar ukaze. Okay, tujye guhera ku mu DJ uri impande yanjye atubwira korate mbese atubwire buri kimwe cye cyose tumumenye. Ohere ku mazina yanjye ndi DJ nyine nkuko nabikubwiye. Ndi DJ mu ma club ariko kandi nkanabifatanya n'ubuhanzi. Ndi umuhanzi ndirimba mu njyana zose, urumva mfite imirimo isa nkaho itandukanye nahita nk'ibiri. Ndi umu DJ nka umuhanzi tu. Okay, arakazi. Nizere ko rero abantu mushaka gukora iki? Mushaka karori muzajya mu mutomera, sibyo twagiye kuri Mr. Kayos. Nibyo ra? Mwami w'inzuki. Aratwiyikana n'abadwinga. So, ni Mr. Kayus, umwami w'inzuki. Hello, guturuka KGL Kigali from Burundi, Bujumbura. Umwana w'Ubujumbura my friend. Gusa, alright. Dukora music ni ikintu gikaze cyane. Ariko so ndakeka ko mu gihe ndi umwami w'inzuki namwe murabyumva. Umwami ni umwami, inzuki ni bande se? Inzuki murazizi? Inzuki nago muzizi. Okay, muzanyureho kuri YouTube channel yanjye. So mwandikiwe Mr. Kayus. So murebe umwami w'inzuki uko ateye nuko akora. Okay, urakoze. Hanyuma umu DJ wacu uri hano hafi ni kihe gikorwa gishyashya turi kwitegura cyangwa se ibyo bikorwa byawe twabisanga? Nkuko warumbajije igikorwa cyane gishyashya kirahari. Hari indirimbo mfatanyije n'uyu mugabo uri iruhande rwanjye uyu nguyu Mr. Kayus bayita Ndatsinzwe. Iyo ndirimbo tukaba turi mu gikorwa cyo kuyikorera amashusho akazaza ameze neza cyane. Ni ibintu tubateguje vuba cyane, iraza kugaragara mu byumweru bicyanga bibiri turaba tuyibagejejeho. Hanyuma ibyo bikorwa byawe nk'umu DJ se turetse iyo ndirimbo ufitanye na Mr. Kayos twabisanga? Ibikorwa byanjye mfite YouTube channel yitwa DJ Bima 250. Usacinze abantu uhageze kabisa tayari uhita ubigeraho tu. Okay, ni byiza. Murakoze. Hanyuma Mr. Kayos, wowe igikorwa gishyashya usibye indirimbo twumvisha cyangwa se ibyo usanzwe ukora, ibyo twitegura ni ibihe twabisanga? Indirimbo nyinshi ndi gutegura, harimo bazabibona, harimo n'indi ndirimbo bita ingoma y'ikuzimu ndateganya kuyisorana no bita Bulldog. Mfite indi nakoze nshasha bita Cheers ndi kumwe na Fireman. So izisanzwe kuri YouTube bayita uzabumbwira, hariyo bita Roza, hariyo bita Siko nzagenda umwana wanzwe ni ukura. Hello brother, turatwika turanadwinga, icyo nzi cy'indirimbo tubafitiye muri iyi minsi. So iradwingira navuna, so bayita Ndatsinzwe. Kuba tari banzi bamenye neza. So ndakeka ko ndi umwana wa Tupac yasize hano mu Rwanda igihe aza gukora igiteramo. Mu bishone munabibone neza. So muzabibona live face to face. Okay, ibikorwa byawe twabisanga hehe na hehe? So ibikorwa byanjye hirya no hino ku ma YouTube, ku ma channel yanjye. So no kwandika Mr. Kayus ML. So pwe cha arioka na ana u na se na i imbere. Okay, ubundi ukabona video zitwika. Hari indirimbo nakoranye na Karufani bayita uzabumbwira, igendera uzabumbwira. Uzabumbwira iratwika muyisharinga abasaza ndabemera cyane. Okay, murakoze. Hanyuma iyo ndirimbo ngo Ndatsinzwe ngewe ndi kwibaza mu rugamba niki mugiye kunyurira, mugiye kumaho aka melody gatoya, mugiye kudusangiza nyine uburyo izabimeze, sibyo kugira ngo nyine munayidukumbuze. Twagiye? Okay, iyo ndirimbo okay, impamvu twayise Ndatsinzwe. So ibyo urukundo nidanje muri iyi minsi gushaka ntago byoroshe. So kurushinga bihira abagabo twarabikoze twarabigerageje, abakobwa b'iki gihe nabo sishasha ntago bameze neza. So ntago twabizera. Iyo ndirimbo nakoze bita Ndatsinzwe ndi kumwe no bita DJ Bima. Ni DJ Bima muramubona bamwita DJ Bima.
aratwika mu mirapira aranadwinga kabisa. So Zaki iyo ndirimbo yaratubabaje, twaricaye turatekereza, nkanjye nihereyeho nakunze umukobwa mwimariramo muha buri kimwe cyose, ndetse mujyana no kunzu yanjye nubatse imenze cyane, muzayibona muri iriya video. Ndatsinzwe, inzu itikora imeze neza cyane, rega nanjye ndimo gutera imbere. Okay, so iyo ndirimbo byatuteye agahinda kugira ngo tuyikompoze tunayandike, bidusaba mbese amezi 5 tuyandika. Iyo ndirimbo ndatsinzwe kabisa, byagaragara ko nsinzwe kuko umukobwa nari nkundanye nawe, so ngiye kumugira umugore wanjye, so yambeshe kwa nkunda, namwe murabyumva, so muha buri kimwe cyose, ndamwitangira, so nako nagize. Urumva ko ndatsinzwe. Iyo ndirimbo byatumye mbabara, ndayikompoza ndayandika, bituma ndekuranda, ndavuga ati ndatsinzwe, sa afite gahunda ntibufatireho, gusa byarangiye nshiye inyuma, ariyo mpamvu navuze uti ndatsinzwe ndayamanitse. Hello. Okay, ngamutunyuriremo gake uko nibizaba bimeze. Yo, so ali freestyle ku indirimbo. Sawa. Udapata kiburi chemo na mina gupenda mapenzi yako na leo, matatizo yangu leo siyo kesho, ndabyibuka umunsi wa mbere duhura, wanyeretse urukundo, wanyeretse kuzamura hafi kubana karamata, hadaciye kabiri mbona mpanye nawe, hadaciye kabiri urashaka ugenda mu mahanga gushakisha ubuzima, aciye mu ngisori nagahinda sigaranye, nkora iki mvuga iki, uzazana amarongo, uzazana ubutunzi, genda mukunzi wanje ndagutegereje, uzahahuronge safari njamanza kurota, zagukumbura sinzaguhemukira nawe nuze Peace man. Okay, n'umu DJ wacu agiye kutunyuriza. Ubundi amakuru ya nyayo mu ndirimbo kenshi abarizwa muri chorus. Niyo ngiye kukuririmbira kugira ngo n'uzabibona azasobanukirwe ngo indirimbo yashakaga kuganisha kuki. Mu rukundo ndatsinzwe nge sinzongera, mu rukundo rw'ubuho n'amayobera, ayo ndiyo mapenzi yake sasa, sio kama ya zamani, ndatsinzwe nge sinzongera, sio kama ya zamani. Guys, mwabonye rero abahanzi n'aba DJ wacu bari hano baratwika baranadwinga nkuko babivuze, so keep it up kandi bararekeye kuzayireba, nanjye narayibonye.